kazi ariko munibuke yuko niba hari umunyabwoba wa mbere ubaho ku isi ni Kagame. Niyo mpamvu atemerera Ingabire, niyo mpamvu atemerera Diane Rwigara, barafinda n'abandi kwiyamamaza kubera yuko nk'uko mugenzi wanjye yabivuze ubanza na 3% atayabona. Ubwo rero kubera ko mufite umuntu w'umunyabwoba, nimwikuremo ubwoba. Wa mugani ya slogan abo muri Kenya bari kugenderaho, nifuza ko n'abanyarwanda twayiyibutsa ngo when you lose your fear they lose their power. Nimufata ubwoba mukabwikuraho, mukabwinyuguzaho rwose nka kumwe umuntu yishyiragaho amazi za mbyiro zikagwa, ubwo bwoba bukabavamo, na ba bandi batsikamije bazabura imbaraga. Nimuhaguruke muhagarare mwemye. Ikibari ku mutima ni ibanga, ariko iryo banga ba nyir'ukurimenya bazarimenya umunsi ifirimbi yavuze. Ifirimbi izavuga ni intambara igiye kuza. Nge rero nshaka gusoza mbwira abanyarwanda mbahumuriza nti gutabarwa kuraje. Ndabasengera, dore n'ubu mu gitondo twari mu masengesho yarahurimo n'abandi banyarwanda rwose benshi, twabasengeye. Imana ikomeje kuduhumuriza itubwira iti gutabarwa kuraje, intambara iri ku muryango, ariko munibuka yuko gutabarwa bije bikurikiye intambara. Intambara ntabwo ije